urabona umuguno w'ipantaro uyu nta kintu washyiramo ngo ntibakibone haba umutekano utabaho noneho ngewe injyayo nagiye nyine ndi umururu ntazi iby'imageragere n'iki ubwo nibyo nshaka ko noneho tubwira ku munsi wa mbere winjiye mu gipangu umunsi wa mbere urumva bakigusomera ukimenya ko wakatiwe kubyakira byo urumva kubyakira byo ntabwo ubundi bishoboka wagiye urwaye nagiye ndwaye kabisa nagiye ndwaye ngezeyo noneho nkinjira abantu bagize ngo mfatiwe ku kibuga cy'indege nambutse ubwo nyine ndinjiye najyanye nasanzeyo Titi icyo gihe na Moses yari ariyo ndabyibuka nako Titi na Moses bo baje kunsura nkiri mu kato baza kunsura turaganira dutera story kiri mu kato ariko natungwe no kubona Moses ngewe mu minsi ishize nasuye abantu bepfiriya mbonana na bampori ariko bimwe mu makuru nahakuye nuko numvise habamo ukuntu batuye Titi yarambwiye ngo atuye niba ari muri Kigali Titi yaratuye muri Kigali noneho bampori icyo atuye mu Byiringiro ubwo wabaga he nanjye nabanaga na Titi muri Kigali mu Byiringiro ubwo ni mu mu Byiringiro ho ni mu aho kwa bampori Byiringiro ni mu babosi ma kwa Dubai Dubai uramuzi Dubai Dubai ni hariya ari nawe nari mu Byiringiro nyine haba ari y'inzego hariya se abantu uzabajya bavuga bande bakarasira oya uzi impamvu nka karasira we twahuriraga kuri visite hariya ahantu ahubwo bampora iki we nabonaga kenshi ugeze ugira amahirwe yo kuganira nawe reba mpora iki twaraganiriye ndi kumwe na Titi hari akantu k'agashinga kubisese Moses yahatangiye kwigisha abagororwa kugira hagaragara ubutinganyi icyo gihe barampamagaye barambwira ati sasa rero wowe dore ibintu uri guteza hano tugiye kuguhana hariya haba kasho yikoze icyaha bagushyira mu yindi kasho ndababwira nti mwababyeyi mwe bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Alright, Jaras Official TV turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye, twizere ko mutangiye icyumweru neza. Muri amahoro tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twicaye muri Urban Hotel ahantu heza cyane kabisa, ushobora kuba wasohokera mu bihe bitandukanye ubaye uri kumwe n'abawe cyangwa se wewe wenyine ushaka kwitekerezaho. Ni ahantu heza cyane hatuje mu Kiyovu, ndahagushimiye rwose, uzahagere uzambwira nawe kabisa. Reka nakire umutumirwa uri imbere yacu, uri imbere ya kamera zacu cyangwa se muri kubona ona undi ni umuproducer. Kamera zanyuze bari zinga ijyane myumbara abanyamakuru benshi ariko sindamenya kamera zanyu zibari biho bimeze bite mugendera kuki abari eshatu si televiziyo cyangwa nawe wishyira mu makamera abari eshatu kamera za televiziyo igira eshatu nakubanza ari slang banza ari slang ya kinyamakuru nakantu kaba karagiye kagafata abantu kagafata tu ariko nyine biba bivugitse neza, ariko nyine umuntu yashyize muri logique ntago abyumva, ntago byumvikana kamera zacu ibiroreze and fresh kabisa. Ariko uri kuntera amabuye wirengagije ko nawe ujye ujya kuri kamera zacu yagira ngo ni zacu TV. Nyine nuko aka kanya mba ndi nk'umutumirwa urumva ngomba kubibaza nk'umutumirwa. Yego nibyo ariko andi makuru ni meza nta ribi, ubuzima burendereye ariko nibwo biri gusubira mu buryo. Ubundi ntabwo byari fresh mu minsi ishize kubera utuntu tw'utubazo tw'abagabo tugenda duhura natwo. Abagabo duhura n'ibibazo abagabo duhura n'ibibazo par rapport y'abagore. Ako nibyo umuntu yitwa umugabo ko yarwanye n'ibintu byinshi. Ariko buriya yaba ari nayo mpamvu nabonye hari ahantu uvuye nubwo atari heza ko havuga cyane, nabonye haba bloke nyinshi z'abagabo kurusha iz'abagore. Habayo
abagabo ni benshi kuruta abagore. Abagore banza badakosa cyane. Banza abagore batagira amakosa menshi. Kubera ko uzi si impamvu. Tuzi ko bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Abagabo tugira amafuti menshi. Menshi cyane par rapport y'abagore. Niyo mpamvu rero abagore bari hariya ntago ari benshi nk'abagabo. Ariko nanone bitavuze ngo ntago bahanwa, barahanwa. Nyine abo bake bariyo nabo baba bakosheje. Yego. Nibo rero bahanwa ntago babajenjekera ngo uyu ngo yakosheje ngo numugore tumureke reka. Ntago inaha bihaba. Buri muntu wese ukosheje arahana. Ndakwakiriye dutangiye n'ubundi tuvuga ku bintu bikomeye cyane duhereye ahantu hanini sinzi impamvu duse waramenyereye se birasanzwe mwana. Ubu ngubu uzigiye numvaga byaba bidasanzwe nigiye nari ntarajyayo bari baragufunze urabizi reka tubare nka fisi nka fisi buriya we nyine aka kanya arumva ari ibintu bya danje bikabije cyane ariko yitonde ni ibya danje amenya ko atari ibya danje cyane yavuyeyo hariya ahantu ubundi ni ahantu umuntu aba afite kujya cyo kintu nabonye ndiyo numvaga yuko nyine wenda biteye ubwoba maze igihe namazeyo nyuma nyine wenda nuko ntamaze igihe kinini cyane gikabije ariko kiba ari kinini ku muntu uzi ko hariya ahantu hari igihe bawumva nk'umunsi utira iyo ufite isaha irakubangamira bro ibaze ko ureba ku isaha nka 4:10 ugatongera kureba ku 4:12 ngurebe yuko bwije yego byibuze byabaye saa se nyine iminsi uko ugenda yicuma bro nibwo nyine ugenda ubona yuko ari ibya danje bigenda biremera ni ibintu binini nubwo turi kuvuga ngo ni bito ni binini kabisa nagiye kumva numva Big Godwin ngo yafunzwe ese Jala uzi ko biriya bintu byavuzwe maze ibyumweru 3 ngewe mfunzwe byamaze ubundi mfatwa narabicecetse mvuga ntibiroroshye uzi ko nabonaga byoroshye nabonaga nyine yari utuntu ndagira gusangiza abantu iki kintu kuko abantu benshi iyo bafashwe bwa mbere hari ukuntu abazi ko abantu benshi bose buri muntu wese yafashwe aba yumva ari ibintu byoroshye ubundi ubyemera ubundi uzigiye ubyemera bakigufata iyo bakwambuye telefone iyo bagusubije ubundi kuko iyo bakigufata bakwambura telefone urumva ko baba bari mu kazi babanga yuko iperereza ari gupfa noneho iyo bakwambuye telefone bakora iperereza iyo bayigusubije ugira ngo uratashye ariko bahita bakubwira ko ugomba guhamagara abantu b'iwanyu ukababwira ko utakije nicyo kintu nabakundiye man ni ibintu byiza no kuvuga ntago bagutwara famille yawe itabizi bahita baguha telefone bakubwira ati hamagara umuntu w'iwanyu none iyo baguhaye telefone ngo hamagara umuntu w'iwanyu mani tumenya ko bya bintu bitoroshye ibyo bintu ngiye byambayeho no kuvuga ngo nafashwe yari nko mu masaa 4:05 noneho nyine ubwo birirwa mu iperereza nkora statement n'ibiki nimugoroba bansubije telefone ngira ngo ndatashye uwo munsi wose namumaze nzi yuko nyine ari ibintu bisanzwe biraho wicaye kuri reception saboseyo ariyo uri aba reception numvaga kuba bakujyanye ukaba wicaye aho nyine oya twari tukirimo turagenda byo bambaza ibyo bibazo bambaza mbisubiza nerekana ibikoresho aho biri n'ibiki byose drone harimo na twadukomo turana twambaye nkiri Nyabugogo ako man hari ibintu abantu bajya babeshya nge sinzi impamvu abantu babibeshya ngo amapingu ngo iyo uri kwizunguza cyane ngo arakurya kandi nukubeshya mani nukubeshya ibaze ko nyirageziraga ho nkana yacokoza ngo nde yuko ariko bigenda bikana ngure ko kurya ze nukuri kwima nukuvuga ngo amapingu mvu kuntu ameze barayakanda iyo uko yakanda nyine agenda kwegera kireka haje umuntu akayakanda nibwo yakurya ariko kwizunguza se yakandwa nande barabeshya mahane kandi uri kwizunguza ahubwo ugenda yakanda nyine yenda yegerana cyane Nese uzunguza ukanda utsindagira kunda gutyo cyangwa utsindagira ukuboko wapi bira bintu nuko beshye rekere ko umuntu yaje akayakanda cyangwa ukayikandira kinjira nibwo yakurya ariko nagaryana kuri gutyo ubuna amapi asara umuntu ugira umutima nkuwo kuvuga ngo reka tukimwambike n'izunguza kimurye oya ubuna amapinga bari yo kugira ngo bagufixe udateza akavuyo cyangwa ukaba wacika cyangwa ugakora ibindi bintu icyo gihe nari nyambaye man
Nyabugogo niho bamfatiye bakimfata nyine bahise bayanyambika kurumva ntibaba bakuzi. Nyabugogo hariya muri gare se? Ni Nyabugogo muri gare. Wafatiwe kuri tele ariko ntago nafashwe mu buryo nyine busa nabi. Uvuga ngo bafite ukuntu nyine babigeza ntago bapfa guhita basebya umuntu ngo uraburize. Uvuga ngo twahuriye mu muhanda nyine nimwe twari turi kuri gahunda, bari bampaye gahunda yuko tugiye gukorana. Bampaye gahunda bampikiraka. Urumva niko bakoze operation yabo yo kugira ngo nyine mboneke. Kuko ntago bari kumamagara ngo ngwino ngo tugufate ngo ngeyo. Shanda habwiza ukuri ntago nari kuhajya. Ariko nyine bafashe gahunda yo kumbwira ngo bagiye kumpa akazi ko kujya gushutinga. Banambwira kugira ngo ufatwe baraguhamagaye bisanzwe baguha ikiraka. Bamamagaye nk'uyu munsi baguha rendez-vous. Bampa ikiraka turanadiringa n'umufungo. Mbaca n'umufungo ashawo bazawuma. Nuko Imana nabaciye umufungo mani wa danger. Urumva turanaciririkana tugarukira ku mufungo nawe utari muke. Yego. Rero umufungo yo ngutekereje ko batawumaye mani. Wari wadiringa n'umuntu ikiraka, icyo kiraka kigapfa wamaze gupangira ayo mafaranga. Wari wayabariye? Nayabariye mwana. Noneho bamaze kumamagara dupanga ikiraka ngo ejo tuzajya Nyabihu dushutinge. Ndabyemera. Mu gitondo rero umunsi wo kujya Nyabihu niwo bamfatiyeho. Nagiye Nyabugogo ko bambwiye ngo duhure Nyabugogo. Bambwiye ngo sinzane transport turagenda niyabo. Ngo turagenda niyabo bw'imodoka ndayisiga manuka kuri moto mfite n'agakapu ka drone. Ndagenda mbyumva ko bari bagiye kumfunga. Man uzwi ikintu kigiye kubaho kiyumvamo. Ndi kwiyumvamo ndavuga ni iki se nakoze. None umutima ufite ukuntu kuburira. Umuntu agira imitima ibiri. Uwo munsi nabivumbuye. Umutima ukakuburira ati bagiye kugufunga. Undi ukakubwira ati genda ujye gukorera umufungo. Iyo mitima ibiri rero nagiye ndwana nayo. Nateze motera manuka na za Kimisagara mani mfite muri ngewe ndi kuvuga ko bagiye kumfunga. Undi ukambwira ese baragufunga wakoze iki? Ko numvaga nta cyaha na kimwe mfite. Nta nubwo narizi ko drone ngo isaba ibyangombwa n'ibiki byose. Kuko nari narahereye imbere nyikoresha. Numvaga yuko nta ribi. Navuga nti wenda ibaye inateza ikibazo batuburira bakatubwira habaho kumbuza byemewe. Ariko namanutse umutima uri kumbwira ati baragufunga. Ku buryo ibaze ko nahamagaye umuntu ndamubwira. Rero reka nkubwire. Abanza bagiye kumfunga. Byanyabyo. Niba nkubeshya Imana impani. Ibaze umuntu wawe uramuhamagara uvuga uti cyane. Namwana ubanza bagiye kumfunga arambwira ati reka byikuremo nakazi genda ukora akazi. Arangije ndamubwira nti kubera ubwoba nari mfite. Naramukupye uko kanya ngeze ku ntaraga hepfo. Ndongera ndamuhamagara mwana uzi nibindi. Fata imodoka uze unsange Nyabugogo. Niba ngiye no gufunga mfungwe ntafite drone yanjye. Simfunganwe ibikoresho. Uzuparike kuri station ya ruguru kuko bari bambwiye ngo duhure kuri station iriya yegereye feruje zo mu Gatsata. Noneho ndamubwira nti wowe uparike kuri ya station yo hino ngo hereze drone ngewe njye guhura nabo bantu nta drone mfite. Ninsanga ari ukumfunga abantu bari ntafite ibikoresho byanjye. Kuko biriya bikoresho bimani biba bihenda mba numva yuko nyine wenda kumfunga nabyo bishobora kufunganwa nabyo kwangirika. Kuko nabyumvaga bikangirika. Ndangije ndamubwira ntuzanye guhe mpore nabo ntayo mfite. Niba ari ukumfunga bamfunge ntayo mfite. Niba atari ukumfunga ndahita ngaruka mfate drone njyane nabo. Mana aranaza. Araza yaravuye mu mujyi. Ageze nawe hano hafi ya Nyabugogo. Ndongera ndamuhamagara ndamubwira ngo isubirireyo. Ndamubwira uzi n'ibindi. Esoberereyo mwana n'ubwoba. Arambwira ati to n'ubwoba agenda wikorere. Ndamanuka ngera na Nyabugogo ariko ngifite wa mutima ko bagiye kumfata. Urumva? Ndangije mbwira umumotari ntugere muri station wensiga hano hino y'isoko genda jyewe n'amaguru. Ejya ngumanze making sure ko abo bantu nakazi kuko nari namaze numva umutima uri kunkomanga to. Motara nsiga ku isoko ndagenda n'amaguru gake. Noneho kugira ngo ninjire muri station mita nci nyuma ya station. Urumva? Hari ahaboro hari amakamyo gutya niyo nagiye inyuma ndebera mu makamyo hagati. Ndeba muri station ndarunguruka. Nkabura umuntu ndabahamagara. Ndabaza muri muyihe modoka se? Ko ntari kubabona kandi nageze kuri station. Bati ko tutakureba sinabaza muri muyihe modoka ngo turi muri Starlet y'umutuku. Urumva? Starlet. Ndebye Starlet ndayihiga ndayibura. Ndavuga nti ibintu ni ikibazo. Station niyo Starlet ari igiye kubajyana mu majyaruguru. Nanjye nibyo byari biri kuncanga. Ariko nabo bavuze imodoka iciriritse kugira ngo mbyumve vuba. Ariko nanone iyo batavuga Starlet
kuko umuntu ufite umurima w'icyayi yari umuboss umbwira ngo afite umurima w'icyayi umuntu ufite umurima w'icyayi ntabwo yagenda muri Starlet yaga ni so ita nkwepa kumbe nabo banketse kuntu ndi kubabaza ngo ndi muri station bandi muri station ntibambone nabo bamaze kunyeka bita bava muri Vigo baza kunshaka ahantu ndi kuvugira ubwo nanjye namaze kumenya yuko ari ikibazo mpita nshaka kuvuganira mbakwepe mpita nurira borudire mpita nambuka umuhanda mpita ncika nyambuka borudire nabo bari kunshaka mba nkubitanye nawe turi kuri telefone turebana gutya arande bahita mbwira na telefone ziri kugutu ngo ni ngewe uri mwari muri kuvugana nanjye uko nayi namubonye nyine mpita mbwira nti yirega ni wowe nta wundi nyine nta kibazo wese umumenya se kosha icyambere nari namaze kwishyiramo yuko bagiye kumfunga nabahize nababuze diru namaze no kuyimenya urumva tuba turanakubitanye ati ninge namubwira nti ni wowe kabisa ntari ngaho se tugende namubwira nti tugende ntari kuburyo yanamfasha gutya mfata ukuboko namubwira nti we ihangane numfata ukuboko we tugende neza nta kibazo se ko ntari bukugohore ngo rega ndi umupolisi namubwira nti ndabizi tugende menye nari namumenye to mana turagiye twicara muri Vigo twicaye muri Vigo nyine bahita bamfata bahita banyambiga amapingu tabanyaka na drone n'ibiki byose nuko bantwaye none se utabeshye nta makuru na make wari ufite wenda yakanunu uvuga uti ntayo wenda abantu ba drone bari kubakurikirana gute ninjye wafashwe bwa mbere se urumva nari kubikura yari ngewe bwa mbere bafashe abandi babafashe batatu babafashe nyuma yanjye urumva ko nta hantu na hamwe nari kubikura so ni umutima wanjemo ukuburira uramburira bahita banjyana bahita bambwira ko hari n'ibindi bakeneye numva bari bafite amakuru yanjye ahagije bakeneye office yanjye mpita majyana muri office mu rugo ibintu byose barabinyereka bambwira ibyo bashaka computer n'ibiki byose bahita bijyana bikonze ko nawe utari umuntu ahita abwira gutyo ngo ibintu birangire gutyo oya nje ntago njya ngora leta mwana buriya nagorana buriya jara buriya twagigira tukagorana cyane ariko hajemo ibintu by'amategeko oya wari woroheje ubuzima buriya bakigufata bro nje ndaciringa ku bintu bijyanye n'amategeko ubundi bakigufata hita utuza bakubwira icyo bagushakira bakujyane utagumani kuko kugorana yandi usanga mwarwanye wagiye none uzi kurwana n'ushinga umutekano izaso bro ni diru za danje mwana nibwo ubimenya nyuma umaze kurwana cyakoze bana cyakoze byo naratuje baramfata baranjyana bankoresha uzima buse nkubwiye gutyo hanze kimwe mu bintu byavugwaga baravuga ati buriya AB yafunze umutwe kuri bari abantu ndakumenyesha ko icyo kintu cyaravugaga cyane bakavuga ati AB kuki yafunzwe tibura nabandi bantu ba drone bafashwe bikoroha kubera ko uruva we izina ryawe ryari highlighted abantu banaragiraga ngo wenda abo bandi baratashye abantu bavuga ngo nafunze umutwe ndagira ngo mbabwire ko ntawo nafunze mana nakuze ukuntu biba biteye bro ni buriya inzego z'umutekano ujya uzubaha ujya uzubaha ntabwo bashobora kuza ngo baguhohotere niyo mpamvu n'icyaha nashinjwaga naracyemeraga ntabwo nigeze ngiye manuka mpakana naracyemeraga iyo mba ntacyemera uzi igihano cya kiriya cyaha cyo gutunga drone idafite ibyangombwa yari imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 10 uri kubyumva kwemera icyaha kwawe niko cyane nibyo byakorohereje cyane rwose no kutagorana kuko no mu rubanza yego biba birimo uvuga ati uko Mutimura Abedi yafashwe atagoye inzego atagize gute atanga amakuru yose uko ari ibyo nibyo bikorohereza ibyo rero byo gufunga umutwe sasa ukiwufunga ugihakana 30 jours mageragere bakomeze bishakira ibimenyetso utari kubagora izo 30 jours rero ushobora kuzimaraho umwaka bari gushaka ibimenyetso urumva babanze babyinonosorere wanze kubitanga wanze kwemera wanagoranye boreka babyishakira ni gutyo bimeze buriya rero icyaha cya mbere kibaho amini ikosa rya mbere ribaho no guhakana icyaha kandi ubizi ko wagikoze nibara buriya ntago baza kugufata bazi nta makuru bafite ufite aho uhurira n'icyo cyaha icyo cyaha iyo babona ko ufite aho uhurira nacyo ukagihakana manu manuka kuri 30 jours n'abantu 30 jours ni baze ibindi bro 30 jours nimbi cyane AB wambwiye ngo namaze ibyumweru 3 naricecekeye abantu batafite amakuru yanjye mutangiye guhihisa byayo mwindi byanyu teye barafunze none ibintu bavuga gusa nabimenye nsohotse bavuze ibintu byinshi man ngo nshobora kuba nzira viole ngo nzira urumogi
oya ariko ngiye drone nayimenye kare hoya hari abantu babimenye mbere yuko ubundi igihugu cyose cyabimenye mburana bwa mbere. Yego. Ubundi nari maze ibyumweru nakoze statement muri RIB nta muntu numwe ubizi, njya muri parike nta muntu numwe ubizi, mpaka ndanasomerwa muri banyohereza mu rukiko nta muntu numwe ubizi. Oya mu rukiko niho babimenye. Mu rukiko bwa mbere niho ba Jihad baje, niho babiboneye. Ariko icyo gihe nakimaze hafi kwezi kwenda kuzura nta muntu numwe ubizi. No kuvuga ngo nari nabicecetse ngira na famille yanjye ibiceceke nzi ko nzataha. Numvaga nyine bitari ibyadanje. Oya naka yari ibaye ngira ngo bwa mbere hano. Bwa mbere byari bibaye, bwa mbere byari bibaye kabisa. Ebana n'abantu bazaga kunsura nyine bakirumva hari umubimenya bitoraguye ahantu cyangwa se nk'umufamiliya akabimubwira ko tuziranye, nabo narababwiraga ngo mu biceceke nari nzi ko ngiye gutaha. Ubundi ikintu cyadanje kiba ufunguzi ko ugiye gutaha. Buri munsi ubuzi kuri ubundi ikintu namenye ukinjira muri brigade ujye umenye uko bitoroshye guhita uhava. Yego. Uko wagezemo ntago byoroshye mwana, ntago byoroshye kuko ntago bapfa kuguhereza bakigukeka. Kereka iyo nyine uhise ubumwere kuko hari abantu yego bataha hakiri kare, iyo bahise bareba ibyaha byabo bagasanga ntabyo bakoze cyangwa se nabere cyangwa se wenda niba urabona hari nk'umuntu wiba amafaranga cyangwa se uheza amafaranga, nyiramafaranga iyo yemeye kumvikana nawe ukamwishyura akanandika inyandiko agatanga n'imbabazi bakazishyira muri systeme biba bibaye leta bakurekura. Ariko nyine biragoye iyo ugeze muri brigade. Oya biba bigoye. Biba bigoye cyane. Ubwo AB wisanze kuri station, ni station yihe? Ko nagiye kuri nyinshi. Nafungiye kuri station 3. Bwa mbere nafungiwe Kacyiru. Ariko ko ngewe nafashwe na police. Bwa mbere bamfungira munsi ya minu bumwe, ni munsi ya minu bumwe sinzi. Ariko hari station ya police iba hari ya Kacyiru munsi ya RBA. Niyo nafungiye bwa mbere ndaramo umunsi umwe ndahava njya Kicukiro namaze ibyumweru 2. Kicukiro naho ndahava. Statement ya RIB nayikoreye Kicukiro ndahazi cyane. Buri urahazi cyane. Andi muri ago hayoberwa. Hamwe handitsemo ba Jay Polly nibiki. Harimo ba Jay Polly. Hariya ni naho ba Davis bafungiwe. Hariya yani. Noneho kuko nagombaga kuburanira muri Rwezamenyo. Hariya ku rukiko abanyimuye Rwezamenyo naho mpakubita ibindi nka byumweru nka 2. Narazizengurutse kweri. Ubwo nabwo numvaga nzataha. Parike nagiye muri parike ndaburana, ariko natangiye gukeka ko ntari butahe mvuye muri parike kuko nagiye muri parike ngiye mvuga ntibareta bandekura muri parike nta birenze. Hari ukuntu buri buhure n'umushinjacyaha mbere y'uko uburana cyane. Noneho ukavuga uti se ko ndi kumva kuburana n'umushinjacyaha nta byadanje birimo. Twarabonanye ko namenye ko bitoroshye umushinjacyaha ambwiye ngo wowe ngo genda ngo tube tubikurikirana kuko ubundi uri burekurirwe muri parike uhava utahanye urupapuro rukurekura. Urumva yarambwiye ati wewe usubiye muri brigade aravuga kabaye ngo tube tubikurikirana. Niyo nahise menya ko kabaye bro. Ubuje kuburana urwibanze n'urwibanze ubwo. Oya nagiye kumva numva ngo banyohereje mu rukiko nyine si numvaga yuko ndabuje mu rukiko baguhaye umunsi. Noneho n'ubwa mbere byari bimbaye ibyo bintu usku numvaga biteye ubwoba. Mu rukiko mu rukiko gute se nagiye yone numvaga nyine ari ibintu bitabaho kuko mani buriya biragoye kugira ngo ngiye uzansange mfite aho mpuriye n'ibintu by'imanza. Wapi sinjya ndwana sinibaza Viole yo none ndanayitinya kurusha ibintu byose bibaho. Ariko se nayo ngo barayigushinje. Oya ntayo bigeze banshinje. Wenda vuga abantu ngo barayivuze. Hanze byonyine nkigera muri quartier kuko mvuye Nyabugogo twagiye mu rugo. Twagiye mu rugo ariho ko niho office yari irimo ibindi bikoresho nyine bashaka. Noneho Vigo iparika ku muhanda nsohokamo nambaye amapingu. Quartier yose yitihurura. Ukajya wumva abaturage abamama abastari bamwe bimoki. Ni ibimoki. Oya barango ni utwana n'udukobwa dutoya. Sha numva isoni. Nadashana naraburije mwana. Abari insazi imana. Naraburije bro. None ubwo mvuye muri parike nibwo navuyemo mbona bitoroshye. Babanjyanye mu rukiko. Ndavuga nti urukiko ruraza kundekura. 26 z'ukwa gatandatu nibwo nasomewe. Bro baransomeye namenye yuko bamanuye ntaragira. Ubusomerwe butarangiraho. Kuko narasohotse kuri brigade. Narasohotse mu gihodi ngiye kuri toilette
kuko abapolisi bahari yarweza amenyo nyine bakundaga kunganiriza ngi nsohotse nkanze bakambwira ati wewe wihangane bizacamo nibiki ariko nsohotse bo babimenye yuko nakatiwe mbere yuko nge mbimenye narasohotse nsanga bose ntibari kuvuga nabasuhuza nkabona ntibavuga manu ukabona nyine agahinda kabisha nese nsubira mu gihodi nirukanga ndavuga uguze iyo bagukatiye ntago baza ngo bakubwire ngo wakatiwe ngo wagize ibi nibi iyo udafite umuntu ubikurikirana bahita bakuzanira igipapuro cyo muri parike cyanditseho ngo RCS na BIK bro iyo bakiguhereje ugasanga ibyo bintu byanditseho uhita umenya ko ari mageragere uruwa RCS ubwo nyine uvuye mu maboko yaki y'urukiko n'iki na polisi na RIB n'ibiki byose ubaye wa RCS uhawe igororero kabisa ubaye umugororwa ntibibona nahisemo nayo ko byarangiye ndangije ubwo haciye akanya n'umuntu wanjye abaraje kuri brigade muri munsi y'ubusomerwe umuntu wawe ibyo byose bari yahitaze ndagenda arabimbwira mane kwihangana byarananiye ngiye numvaga amageragere mwana ntagomba kuzayijyamo bidashoboka nyine iyo ubundi ibyo niyo bitarakubaho wumva ko bitabaho amageragere najyaga nicanga bose nahurira he nayo jara najya nkubwira naho wicaye naho uyu muhungu yicaye bazagufunga sha nabyazi uzi impamvu mbivuze hanze aha hari ibyaha byinshi abantu batazi ko ari ibyaha uziko dushobora kuba twicaye sibyo ugasanga hari icyaha wakoze utanabizi ko wagikoze cyane ukabona kiranakumanuje we nk'iyo misatsi ushobora kuyizira wowe kuyikoramo uvuga ngo nk'iyo misatsi dushobora kwicara utazi ko iriya misatsi ayibikamo nk'urumogi cyangwa se nk'ibindi bintu uzi iyo ugeze imageragere baragusaka ku buryo nta kantu k'ikizibiti wakwinjiza hariya uri kumva mani baragusaka ku buryo n'agakisi n'akabuto k'urumogi ntiwakinjiza mani ari ahantu haba umutekano uri kuri level itabaho bro itabaho ibaze ko bagusaka urabona umuguno w'ipantaro uyu nta kintu washyiramo ngo ntibakibone haba umutekano utabaho noneho ngewe injyayo nagiye nyine ndi umururu ntazi iby'imageragere ni iki ubwo nibyo nshaka ko noneho tubwire ku munsi wa mbere winjiye mu gipangu umunsi wa mbere urumva bakigusomera ukimenya ko wakatiwe kubyakira byo urumva kubyakira byo ntabwo ubundi bishoboka wagiye urwaye nagiye ndwaye kabisa nagiye ndwaye ngezeyo noneho nyine ko nagiye ndi umururu nibyo nakubwiraga man nagiye mfite ivarize ebyiri zuzuye imyenda n'inkweto n'ingofero n'ibiki kuko hariya barambara hariya mo imbere kabisa uba wambaye imyenda isanzwe nta burenganzira bwawe uba bufite kereka wambara iniforume nk'iyo ugiye mu bikorwa wenda bisaba iniforume muri visite mu nama hehe na he hari ibikorwa nyine bisaba uniform nyine zaho ariko ubundi mu busanzwe ntago bagutegeka wambara uko ushaka iyo urimo indani iyo uri muri relax uri mu bintu kwaba imikino haba ibintu byinshi byo gukora ngero nagiye napakiye amavarize abiri meze nk'ugiye gutura noneho nkinjira abantu bagize ngo mfatiwe ku kibuga cy'indege nambutse kubera iyo myenda imyenda myinshi n'inkweto amavarize yo umuntu ajyana hanze a travelings urumva ngo ndinjira uzi iyo myenda kuyisaka nicyo kintu cya mbere cyambayeho cyambabaje mwana nyine ntago cyambabaje ariko byarambangamiye kuko nari najyanye byinshi barabisatse bisaka nk'amasaha 3 kandi nanone kubisaka uba ugomba kuba wicaye ahantu utuje ku buryo hatagira ikintu na kimwe uza guhisha we wicara hari ugacunga ntibiba imyenda yawe barayicakaza akantu ku kandi na bike n'iyi meta baranza bakayizenguruka karako ko nta kintu kizibiti winjijemo mani byaranjennye urumva byaranjennye mbiri cyokera nabo babiri cyokere kubera ibintu nayi najyanye byinshi byatare varize ebyiri nahise mvuga na ahantu nje noneho ni ndapfuye tibi ni iki koko ariko nanuze ikiguha icyizere nuko abatari we wenyine nabandi mwajyanye bana bose muri muri gahunda imwe nta ribi ebana ubwo nyine bandinjiye nasanze yo titi ariko hariya mubanza guca mu kato hatabara umuntu wazanye ibirwara muragenda bakabasuzuma bari ubuvuzi barabasuzuma indwara zose bakasuzuma za sida za hepatite n'ibiki kugira ngo barebe indwara izakubangamira uri maho kugira ngo nyine ukomeze ugire ubuzima tu urumva ko nayo bya fresh bakabapima bakabashyira mu kato hatagira uzana covid n'izindi ndwara n'ibiki kamaramo icyumweru bakazagaruka kubapima icyumweru gishize kugira ngo mujye mu bandi nta ndwara mubashyiriye
najyanye nasanzeyo Titi icyo gihe na Moses yari ariyo ndabyibuka nako Titi na Moses bo baje kunsura nkiri mu kato bayuje kureba umuntu baramuguha ariko ubwo twahirwa nimwe mwanafunganywe weze amenye Moses oya je nagiye baramumanuye nagiye oya yaburanye narafashwe yego yaburanye narafashwe ko twanahuriye ku rukiko njya muri parike Moses nagize ari ansanga Moses ni umustar man uzi ko hari imageragere iyo kabisa uri umustar naho ukomeza kuba umustar kuko hari haba showbiz n'ubundi naho haba ama televiziyo haba ama dekoderi haba ibiki baba bareba amakuru n'ibiki iyo uri umustar uragenda showbiz ukayikomeza abo kubitanye na Titi na Moses bari kumwe baza kunsura turaganira dutera story kiri mu kato ariko natungwe no kubona Moses yiyambarira mukonda uti urumva kahita yambara n'ipantaro niba bayita pacanga irekuye gutya yego mani nyine ukabona birashimishije nukuri ukabona n'icyuki manizwamo ubona nyine ari umugabo ariko nyine ubona bishimishije ukuntu na confidence za Dan bro yabaga afite confidence abantu nta n'isoni afite ubona nta n'ibyaha akoze ikintu nasanze abantu ugomba kubamenyereza ibintu byawe bakabimenya buri ikibazo nuko abantu baba batarakumenyera iyo abantu bamaze kukumenyera man barakwakira uzi ngubu ugiye wiyambarira bucikopa wowe Jalas kigendera baguseka bwa mbere ariko bagiye kureba akabona unambaye neza cyane songe Moses namureba akabona man yambaye ibintu bishimishije ukabona ni nabyiza nuko kamukunda utido kagarukira ahangaha mukondo ugaragara se mukonda uti niki y'umukara za style zo za black kabisa mana gatarasa mu kigo yiyambariye gutyo nta niribi ariko yari yamaze no gushinga agency ya ntuzi yaba modo hari iyo uhageze ibyo ukora urabikomeza kandi noneho mvuye muri frame mwihangana hariya ibyo ukora nibyo bigutunga wanje iyo hariya ufite umwuga wakwigisha abantu uragutunga bakajya baguhereza gasukari n'ibindi bintu nyine biryo n'ibiki uko hariya Nyirangarama arakora none se amafuso ntaga kibayo fuso ikora iki ba bantu binjiza ibintu kwaje wapi nta kintu na kimwe wakwinjiza hariya mani baragusaka ku buryo nta kintu na kimwe bamwe mu nda bamunda ya systeme yo gupakurura munda barahacakaza nabo barahagera munda baragucakaza bro ubundi barakubwira ati wowe hano nta kintu uri buhinjize ku buryo no munda naho turahasa ngewe mu minsi ishize nasuye abantu bepfiriya mbonana na bampori ariko bimwe mu makuru nahakuye nuko numvise habamo ukuntu batuye Titi yarambwiye ngo atuye niba ari muri Kigali Titi yaratuye muri Kigali none bampora icyo atuye mu Byiringiro ubwo wabaga he nanjye nabanaga na Titi muri Kigali muri Kigali numvise naho ari wane muri Kigali ni ahantu nyine haba hari abantu bazima basa neza batari za mayibobo urabizi hari abari ibyiciro byose ubwo ahantu umuntu ashobora kujya akaba ari hasi bahita kuheheza akaba ari hasi nyine ubwo aciriritse haba utundi tugari nyine twinshi harya batwita ngo iki ntago mbizi ahubwo bahita mu gicaka ibyo ayo mazu bahita mu gicaka ni ahantu nyine haba hibereye abantu bitwa abaribwe n'abagororwa baba nyine batafite ukuntu bameze urabona nkawe Jarasi ugeze hariya ntago ubaho nk'umuntu utayarigeze amafaranga cyangwa udafite famiye nziza wowe iyo uhageze bagushyira amafaranga kuri jeto hanze ukajya uhaha ibiryo bisanzwe haba hari ibintu byose man urahaha iyo ufite ubuceri urahaha kuri Nyirangarama bakakwinjiriza n'ibiki ariko nyine wa wundi w'umuribwe witwa umuribwe ni wa muntu ushobora kubara imyaka 2 nta muntu umusuye barahari nkuko na hano hanze haba bakene basanzwe na hariya rero babayo ahantu rero batuye bahabatije ngo mu gicaka ariko sinzi impamvu mu Byiringiro ubwo ni mu mu Byiringiro ho ni mu aho kwa bampori Byiringiro ni mu ba boss ma aba Dubai uramuzi Dubai Dubai ni hariya nawe nari mu Byiringiro nyine haba ari yinzego hariya se bantu zabajya bavuga bande bakarasira ho simpazi caho ntaho nzi bahita ngo iki bajya bavuga ngo harandi baba bari ngo batabona izuba ngo batagira ute tabona izuba
none zose mani hari ahantu haba uburenganzira abantu barasohoka mani abantu ni ukuri kw'Imana abantu barasohoka nese tuba dukina madame tuba dukina ibisoro amakarita n'ibiki byose na football ibayo ya danje mani hari abayo football iri ku rwego rwo hejuru barandahiye hariyo ikipe ntibuka ukuntu bayite igeze hano yabanza yakubitana za Amavubi na za ariko ibyo bintu by'ahantu baba hataba izuba ntaho nzi kabisa nese ko nabonaga twese tubana ndetse nk'urugero Kazungu uramuzi Kazungu waciye umugore w'umutwe ese Kazungu ko twabanaga kuri Burundi barakatiye se hagakatiye ubanza iyo Burundi barayimupropoza ariko nkeka ko inkiko zitararangira buri umuntu atararangiza inkiko zose ntago bivuze yuko akatiye oya ntago abakatiye nibyo baba mupropoza nibikimuhama bazamuha ibyo bamupropoza cyangwa bamugabanyiriza ariko ntago akatiye nyine ndi kukubwira urugero ndi kuguha bibaze nkongo Kazungu wakase umutwe umugore we twabanaga twirira dukina dukora ibiki abanasenga abafite itorera yoboye urumva cyane nese ubwo bajya gushyira ahantu hatabona ninde biragoye ubwo niba waciye umuntu umutwe bari mu bantu nyine uwo waciye umuntu umutwe ari mu bantu basanzwe uwo wundi yaba agiye gukora icyo aho hantu hataba n'izuba ni mu mwobo ubwo nimbiburanira umusaza wenda nabo bayidefanda mo gake abayidefanda kandi nabari abantu ajya bivuga mu kuburana bivuga cyane ariko cyane aburana emphasizing ko ahantu afungiye bitameze neza urabeshya ubwo niyo mpamvu nakubajije aho hantu uzi impamvu nka Karasira we twahuriraga kuri visite hariya hantu umuntu ashobora kuba atuye ruguru undi atuye epfo ukarinda utaha umazeyo nk'amezi 10 utaramubona kubera iki ubu uri muri gahunda zawe nawe ari muze none n'abantu benshi ntago nyine mupfa kubonana Akarasira ntago nigeze mubona mu buzima busanzwe cyo ko namubonye kuri visite ahubwo bampora iki we nabonaga kenshi ugeze ugira amahirwe kuganira nawe reba muri iki twaraganiriye ndi kumwe na Titi hari akantu kagashinga Titi asigaye ari mukuru witonde Titi afite ubwenge twaraganiriye nanjye numvise biri hejuru kabisa yarakuze nawe narabimubwiye navuze nti ko nkwe rukuru umwana uri gutusigaye uzi kuganira ibintu by'abantu bakuru on fait gereza irakugira iragukuza ikwigisha iyo ubundi uvuye muri gereza nta kintu wize man ubu ntabwo ntacyo uziga Titi yarafite umushinga afite ibintu yapangaga ngo nagera hanze azakora yambwiyeho nanjye kabisa arambwira ati inde muntu yabigezaho ndamubwira nti rero we twakwegera bampora iki mukaganira ukareba uburyo bimeze akakugira inama kuko we akeneye amasoko yo muri leta amasoko yo mu makampani akomeye ndamubwira nti bampora iki n'umuntu ufite ama connection wenda banakugira inama tujya kumureba ni gutyo twaganira ariko n'umuntu chilling tuganira n'abantu bose man ni wa muntu noneho ashobora nko kuba show ukabona avuye mu bantu araje arabyinnye hagati mu bagororwa ukabona nyine ntari ni umuntu wa fresh hari akantu numvise wavuze ngo yazanye arya ni igororero igororero kera suzi ko yitwaga gereza se yego kera yitwaga gereza ariko ubu ngubu isigaye yitwa igororero ni bampora icyo wapropoje ibyo bintu RCS irabyemeza babyita igororero ubu nta n'umufungu cyitwa umufungu harya asigaye ari igiki sinzi ikintu numvise bambwiye poste akora ni umuvunyi ni umuvunyi ariko njye umuvunyi sinzi icyo abakora ntago nzi ikintu umuvunyi akora none se bampora iki we yakoraga iki ukurikije ariko ntekereza ko ari nka coordinateur ariko ni umuntu umuhuza bikorwa ni nk'umuvugizi se ni nk'iki kuko ubona ko yari afite ubushobozi bwo kuba yavuganira abantu icyo asabye kigakunda mbese akabijyamo bigakorwa oya ni umuntu wa danje ni umuntu wa danje nyine ufite akamaro hariya hari ahantu ariko ngo haba hari abantu bitwa abagabo kabisa umva oya ruguru haba n'abagore oya ndavuga ngo hari imitwe kabisa y'ubwenge kabisa hari habamo n'abarezi nese abantu bose yanga barabanyabwenge ushobora gukubitana n'umuntu akaguha nk'igitekerezo ukamureba wari ukwiye gufungwa ni ukuri kwiba nyine harimo abantu b'ibyiciro byose wowe icyo ukora uhitamo icyiciro wumva kikunogeye nuvuga ngo harimo nyine abantu b'abagabo ese hari igihe usanga ari abagabo b'abashoramari bafite amakampani abaganga abadokiteri ibiki byose abo bantu rero iyo uri umunyabwenge urabegera mukaganira iyo muganiriye rero man uhavura umuntu wa danje uzi ibintu byinshi niyo mpamvu buriya ngiye mbyita ko gereza ari nk'ishuri ni ishuri pe ngiye ndashaka kubaza burigade tandukanye
na gereza kure cyane. Niki cyagutonze ukijya burigade? Nkijya burigade icyagutonze muri burigade? Uzi ikintu cyantonze nkijya burigade, guhura n'abantu mani, siri kukubwira ni ngiye mu busanzwe nta ubuzima bwanjye nabonaga ntaho bwahurira n'amategeko. Nabonaga nyine nta cyaha nakora cyamfungisha, buriya niko nari mbizi. None natunguwe no kugwa mu bantu jara, abantu badanje bateye ubwoba, ugasanga nk'umuntu barica bari kuganira, uriya muntu nateye turunevise nayiteye habi, gisenze iyo nyitera ahantu keza gihita gicaho. Nyine ukumva abantu bafite nk'ibyo biganiro, nibyo bintu byanteye ubwoba. Nari mfunganwe n'abana batatu, hari abana bakoze ibintu mani biteye ubwoba, urebye ukuntu bangana n'ibintu bakoze mani, bari bakwiye guhanwa, bari bakwiye guhanwa. Niyo mpamvu buriya ngiye nashimye ino leta ntago itorera ku cyaha icyo ari cyo cyose. Nubwo abantu ari igihe bicara bakavuga ngo haragiye abantu barengana mani, akenshi usanga abantu batarengana. Umva nkubwira impamvu, sibyo? Ugezemo hariya ukumva ibyaha abantu bagiye bakora, ugira ubwoba ukibaza se ni abantu tubana nabo cyangwa ni ibisimba. Abo bana bateze umuntu ngo Rwandex, urumva nabo barabikuganiriza, bateze umuntu Rwandex bo bafungaga umuhanda cyangwa se bagatega abantu bakabambura bakabatera n'ibyuma. Uri kumva nk'abo bantu none n'abana, umukuru afite imyaka 22, n'utwana mani duto cyane. None twarambwiraga ngo ntubona ngo ukuntu usa n'ikibose sha, ukuntu usa n'ikibose ngo n'uwo mubyibuho ngo we ngo nagufashe kaci. Umva nyine ibyo bitekerezo bibaye, nicyo kintu cyanteye ubwoba. Urumva nyine babatera story zabo n'ibiki, ibintu babamo, abateye ibyuma abantu, abagize gute. Wahise utungurwa na societe ugezemo cyane? Nagize ubwoba bro, nagize ubwoba ko ngiye ubuzima mbayemo mu buryo bwo kubaho, kuryama se ntimuryamaho. Wahise ujya mu Kiyovu nyine, wahise ushyirwa ahantu ubwenge cyangwa wabanje mu bwato? Aya ni mu bwato. Ijoro rya mbere waraye mu bwato? Ijoro rya mbere naraye mu bwato. Nase ibi wambwiye ngo ku mategeko uratinya, muri burigade nta n'ugeze ufunga umutwe? Funga gufunga shajara, niba uzi ko nafunga umutwe ndabizi ko bitashoboka. Hari uzi ikintu cya danje kiba kirenze cya nyine cyo gufunga mani. Gufungwa byigisha umuntu guca bugufi ugaciringa. Urumva ndaguha urugero, reka nguhe urugero nka Mageragere. Muri Mageragere habamo abandi bantu nyine bayoboye gereza, bafasha abacunga gereza kuyobora abo bafungwa, abo bagororwa bandi barimo. Urumva nuvuga ngo n'abafungwa, perezida w'igihugu ashyiraho abandi bayobozi bamuri munsi bamufasha gukontorora abaturage aho we atari. Yego, nabo rero muri ndani uretse abasurveya hari n'abandi bantu bafite amatitire kandi nabo bagororwa nyine. Rega buriya abantuze abacunga gereza ntago bagera muri gereza mo imbere, ni gake cyane. Ubundi abagororwa bose barindwa n'abandi bagororwa, haba harimo ba executive, ntago nabita bitwa aba RP, ntago bitwa abapolisi. Ariko nabo ni nk'abapolisi. Aba RP abamo ntuza security commander, RP commander, security officer. Urumva yose ni komite ibirinze. Ni ukuvuga ngo nyine rero ikintu kiba gitangaje, impamvu gereza Tale uramuzi? Oya Tale we ashinzwe ubu ngubu namusize ashinzwe ibintu by'ibikoresho, gufasha abagororwa kubona ibikoresho byavuye hanze. Tale wamumenye ute mwa? Tale ndamuzi, twariganye. Mwarafunganwe? Oya twariganye segonderi. Ni n'umunyagikondo. Ese mpamvu numva mwafunga? Oya ndamuzi, n'impanga ye. Impanga ye ntayo nzi. Agira impanga buriya. Tale yari umuniga wanjye, n'indirimbo ngiye gusohora arimo. Arimo ko n'umuntu nawe wamfashije bya danje. Tale kabisa n'umwana mwiza. Umwana mwiza ni ikicama cya fresh. Urumva mani, iyi mpamvu ndi kubwira nti igororero ryigisha guca bugufi. Usanga nk'umarapi aba yambaye akagofero k'umuhondo, uwo marapi ukaba ari umuzi anywa kore nko mu biryogo. Urumva none yageramo hariya bakamugira umwarapi. Wowe Jarasi ufite channel umustar waramenyekanye n'ibiki, uwo mwana wanywaga kore hanze mani aragukira ku murongo. Urumva kwisuku, noneho ukagira isuno ukavuga iki ni yanzerereze irimo irambwira gutya koko ntiyita ngo uri umubosi, ngo ari umubosi wari ufite umufungo mani. Uwo mupete bakanganye, urumva nyine bafite amakare akazi ke wagakora, ariko none ugatungurwa no kubona umuzi anywa kore ariko ukubwira ati nyura hano utahanyura mana. Bari ikibazo hari abantu nyine baho, ubuyobozi bwaho burubashywe, urabwubaha uko byagenda kose.
ugatuza ukaba umwana mwiza nyine ibyo byo gufunga umutwe ntago hariya bihaba reka ibaze nk'uwo mwana kuza nijoro akakubwira uri kuganira mugenzi wawe ate ko shabuze ko saa 2 zagezeho wacecetse ibyo bigambo byawe n'ibyiki urumva uri gusakuza ariko ugomba guceceka ibaze umuntu ukubwira ngo ceceka saa 2 Yabaze ko hari ijya gucecekesha hanze abandi bari muri show hari abashow za danje hanze bari muri show nyine bisaku biri gusakuza ariko niba utagiyemo ukaba wahisemo kuryama ceceka kuryama uri gusakuriza abandi biryamiye mana yaraboro narahemeye uca bugufi ebana ukaba umwana mwiza n'amakare wari ufite hanze ugatuza ukazongera kuba danje ugeze hanze niyo mpamvu nyine iri ari igororo barakugorora uva mutakigorana nose we nta kanyenyeri wari ufite wapi birabe ntago nabishobora oya ariko tunyenyeri hari igihe tutaba rutwa uzi si impamvu hari iyo uhageze uri ufite ibindi wakora hari nka talent tuziranyeho kandi hari bari gukunda cyane yagasobanuye hari agasobanuye naragakoze hariya nagezeyo nsanga abantu baranzi urumva nsanze abantu banzi rero kuko iyo ugeze hari ushaka ikintu ukora kikugira busy buri nimugoroba rero nabasobanuriraga filime bakazikunda man byadanje wasobanuraga live ikigo cyose man igihe kira kigo cyose n'umuntu waba wararekuwe nyuma yanjye cyangwa mbere yanjye ashyire muri comment yuko atahanze nta muntu utarunze ubundi ikintu narinzweho hari man baga niyambariye neza none hari n'abantu bigeze kuza baramwe ngo ariko se ngo hari undi mutipe witwa Yahaya wari inshuti yanjye nawe w'umunyacyangwe bro twabaga twambaye neza tumeze fresh none abagororwa bakajya batubaza ko se mwaje muri abanyamakuru mwaje kutuneka bimeze bite urumva nene babumva ukuntu umufungwa umugororwa yambaye neza mwana ntago baba byumva so rero ngeze hari yanjye abantu nageze kuko case yanjye ya drone yari yaramenyekanye cyane biravugwa cyane nabo bibageraho kuko hari abareba za Sunday night bazeba sinzi ibintu bajya bareba iby'ibiganiro ngiye ntajya ndeba barabireba titi yaramwe ngo bareba now barazireba ngo n'ibintu byo kuri TV10 ngo bita ngo imbogo niba ari ibiki 10 tonight nibyo bareba cyane so rero nge nagiye banze hari iyo ugiye bakuzi baragukunda serivisi watangaga hanze bakazigusabamo hari ushari bigeze kumucurika yanze kuririmba Bushari barabimbwiye ko wenyine hafungiye imbere yawe Bushari yaragiye nyine hari iyo uhageze hari umuntu hagera akakwiyakira bikanga none byakwanga ukibaza se ngenda cyo kuririmba ndaririmba ibiki banamfunze bari ariko buriya abahamenyere bahamaze igihe baracilinga bakumva yuko nta ribi kubese se Moses yahatangiye kwigisha abagororwa kugira kumudaringa urumva rero we Bushari ntago yigeze yumva uburyo yajya kuririmbira hari abamasho nageze yumva uburyo yajya kuririmbira abantu nta nijana ari bukuremo hari n'abanyabyaha anababaye nubwo nawe buriya yafashwe nawe ari umunyabyaha nta wamenya urumva arabyanga bakavuga ati dushaka Bushari kuri stage we yiryamiye haza umwarapi wa mbere amubwira ati ariko nyamara abantu baragushaka hari amani ntago binginga nyamara abantu baragushaka ngo ujye kuririmba ndaririmba barampangara umwarapi asubirayo yagarutse bari nk'abarapi ngo nk'icumi bamutwara amaguru ari hejuru umutwe uri hasi yaririmbye atabishaka nsikizo yarakaye ku ngufu ariko se Ngusirumu ni yari hoya barabeshya ntawe nigeze mpabona kabisa Semuhungu ariko we waje Semuhungu se abafungiye babivuze vuba Semuhungu ntago ari nta n'ufungiye hari umuntu nabonye wundi ni Fizi nabonye yarabyibushye Fizi yarabyibushye man Fizi umupapa kabisa asa neza ngiye naranamubonye yantumyeho njya kumureba mubonye ngira ngo ntago ari we nanjye nari namuyobewe yarambwiye ati Musa Fizi mbonye tatu ndavuga nti kuba ari we noneho hari haba ari confidence Fizi muraganira akakubwira ati abana nintaha agiye kabisa production nzahita yongera nyige bundi bushya nkubita imiziki ya danje ase Fizi ntago wakatiye burundu nyine twe tuzi ko akatiye burundu ariko impamvu abagifite ibyiringiro nuko abakiburana asigaje urukiko rumwe werera abateganya ko rwamurekura cyangwa se kubitana n'umurezi ufite burundu bakonfirimye mwana bakonfirimye ko agomba kuyikora burundu mwahora akakubwira ati shagewe natashye gende hanze ubu ngubu nanagiye maze we nagukatiye burundu ngo reka tuzataha sha ntumenye n'ahantu ari gukura ibyo byiringiro none hari challenge bambwiye ngo uyifite imyaka mike
ukuntu ugera bakavuga ati wowe uje kuneka iyo ufite igihe gito ariko ibyo byararangiye nanjye nagiye mfite ubwo bwoba niko bari batubwiye buriya ugiye kujya amagerageresha abantu benshi baguha amakuru apfuye menshi baguha amakuru apfuye nanjye twe niko bari batubwiye ariko twe twasanze byararangiye ariko nanone nyine kaba kakirimo umuntu ukatiye burundu uramubwira ngo ukatiye umwaka akakubwira ngo atu ngo we nturanafungwa n'umuribu uzagufata ngo nta nubwo arajya ku ikosi kandi muri kumwe muri gereza turi mu rugo wowe ntabwo nibagufata buriya nicyo kibazo noneho bagira principe ivuga ngo buriya uwafunzwe aba yatashye ngo ahubwo hababaje umuntu utarafatwa uwo bagishakisha uwo niwe ubabaje kuko igihe azazira kuko nanjye baramfunze nkajya mvuga ntakose kuki batamfunze umwaka ushize nyine uba wumva iyo ufunga umwaka ushize byari kugera aho waratashye niyo mpamvu bavuga ati utaraza niwe uba ufite ibibazo noneho urimo waba yatashye kubera ngo iyo wafunzwe uba watashye byarangiye noneho ubikubwira abafite imyaka nka 12 asigaje ubwo ati rwose hano hari umutipe hari bari yabahanze hari umupeti nahasanze arambwe uzi guhogoza amani uzi kuririmba bya danja aririmba nka bagisa abandi bose w'umuhanga aje arambwe ati wowe ninsohoka uzamanaginge abantu ushakire studio nkora imiziki nkorere n'amavideo meza ndavuga nti ntaribi basi urenda gutaha se ngo natashye nsigaje imyaka 7 kabisa ngo nata uzima baba 7 yabakoze nka 11 kabisa noneho imyaka baba yivuga nkibisanzwe mani wumva ntaribi ariko nyine we iyo arebye icyaha yakoze akagiranya n'imyaka bamuhaye aba yumva yatashye abo bapeti bateze umuntu Rwandex abo bapeti mani bajyaga bicara bakavuga ngo kiriya kirezi cy'inzobe nicyo cyatumye dufunga nicyo cyaje gihita kimutera tournevis kaci yo yari kumunyweza telefone akazidwana n'ibiki ngo cyo kitamutera tournevis nyine ibyo biganiro babaganira abo bapeti bajyaga bambwira mani ugeze muri gereza bumva ngo umuntu ngo yishe umuntu ngo yagize icyo mu bicuti mukajya munaganira nicyo kiza niyo mpamvu bahuriza abantu hamwe kugira ngo bahuze ibitekerezo nyine bacilinge bamenyane baganire ubivamo bivemo noneho bajyaga bavuga ngo tugize imana bakaduha nk'imyaka 5 ibaza umuntu uvuga ngo agize imana bakadutera itanu nuko azi ko icyaha yakoze kiraremereye kandi koko cyabaga kiremereye so hariya rero usanga nk'umuntu wishe umuntu yarabaye pasiteri ayoboye urusengero hari abamisengero nyinshi nyine iyo hageze ubona yuko hari ibindi wagakoze bitandukanye n'ibyo wazize nuvuga ngo nkanjye impamvu bambwiye ngo kuki ntigeze mfata inyenyeri ndagwa ntago nabishobora nkanjye nabaga nibereye mu bintu bya ruwazire nabaga ndi kwiga piano niho nayigiye hariya kabisa ebana mvayo ndanayize hari abarimu badanje icyongereza wigiye hari umuntu nzi hano mu Rwanda washinze ishuri ry'indimi yabyigiye hariya muri Mageragere yigisha icyesipanyoro ikidage icyongereza n'igishinwa kandi ni umuhanga wa danje hari iyo uhageze niyo waba ufite amezi 3 yonyine bro uhita ushaka ururimi wiguhava uruzi neza cyane none baze ko uri kwigisha abaguca nk'ikiro cy'isukari ku kwezi ikiromani umeze nk'uwigira ubuntu nyine aba ari ubuntu we nawe abikora kugira ngo abone uko atamporeza igihe abone n'akarasiyo ko kurya n'ibi cyangwa kubwira ati wowe ujye untumira ipura 2 mu cyumweru ubwo mu kwezi 4 ukiga kabisa ukamera neza none se ibiko numva ari wari cyangwe wari ufite abakozi bangahe ari mfite batatu uvuga ngo umwe ni ushinzwe ibintu nyine byaho tuba ushinzwe koza ibyombo gusasa kumesa n'undi gusasa no kujya kuturebera ibiryo ko byaje uvuga inyangarame yaje bafite ahantu batereka ibiryo byose urumva noneho babita ibivera abo bakozi babita ngo ni ibivera none ikivera kigahita kijya aho ngaho bari gutanga ibiryo baguhamagara kigahita kibifata wowe ukaza usanga mu rugo biteguye iyo ufite ubushobozi imana ntago ubaho nabi hari noneho hakaba uwo wa mbere uwa kabiri uwumesa akagutegurira na dushe ugomba koga noneho hakaba undi w'umunyamakuru ushinzwe kumenya ibintu byose bigukeneyemo hariya niba ari umuntu wagusuye niwe wahita guzana koro ngwino mbara vuba bagusuye gahita ugenda niba ari jetije agahita aza akakubwira nyine buri umuntu wese ugukeneye kumenyera amakuru ukumenyera amakuru yose nabo ngabo kabisa wowe ufite ubuceri bwawe ebana ntaribi ubona ukuntu ntago ari amafaranga yinjira hariya nta mafaranga yinjira
uze bagufatanya igiceri cy'ijana ubundi igiceri cy'ijana iyo kiguye kivuye nko mu mufuka kivuye mu mufuka wawe kikavuga niyo kitavuga mwese mugomba gusimbuka mukirukanka mugacika kivuye mu mufuka wawe n'izina ry'Imana iki giceri ntago nyizi bapime fingerprint barebe nge iki giceri ntago nyizi urakiyakana urashoboye abantu bazi ko Mageragere ikimeze nka kera buriya ba Jay Polly bayifungiwemo hakirimo amadega bro ariko ubu nta kosa na rimwe ribamo irasukuye ebana completely nta kintu na kimwe giteje ikibazo kirimo ariko ni byiza n'uburyo bw'umutekano buri mugore hari afite umutekano ni ku murongo cyane hari igihe yigeze kubaho Mageragere ngo banywa amayoga ngo za makuru cingo nibiki ariko ibyo barabiciye bro nta bikibayo n'umubyeyi wese uzi ko afite umwana hari yumve ko umwana we ahubwo ameze neza kuruta uko yari ameze hano hanze nk'umwana wanywaga ibimogi hariya ntaho yakurura umogi umwotsi wibeshye ugahumura umwotsi gusa man niba ari no mu giho duhumuriye mu mwese muhita mwirukanka uri kubyumva mugahu no gukumira mugahu man ibi wabonye byinshi oya hari hano ni ishuri rya hatari ni ishuri cyane oya wabonye byinshi ntabwo niyo mpamvu ngenda mvuga ibintu wenda nubwo abantu bajya babifata nabi buri munyarwanda ajya mufunga amezi 2 agenda aca muri buriya buzima yige mwana oya umuntu ufunzwe niwe ubyumva akumva ko byari ngombwa ariko yatarajyayo kubivuga rero yatarajyayo aba yumva ari narafunzwe ndi kubivuga ubu fisi ari kumva y'abantu fisi ninde yego yarafunzwe mu murenge se barafunze na brigade ntubufunze ubundi ufungwa neza iyo wamanutse buriya brigade ntago burishene ubukiraho bakikwigaho bagira iki ariko iyo ugeze Mageragere niyo umenyera ubuzima bwose man niho uturiza buriya nka buri munyarwanda ntuzabona umuriro brigade wabukoze Zagara atavayo Zagara niyo mbi brigade buriya niyo mbi utaburana brigade none abantu bagenda ari ikirezi cyari cyaranze kuva muri brigade man yari yaranze baramusomaga ngo amanuke Mageragere akanga akihisha abandi bakagenda ntagende yakoze nk'amezi 6 akiri brigade niba ari ukubera iki byaranaducanga yaranze yarihisha yaranze kumanuka ariko nyuma nagiye kumubona baramumanukanye sinzi ko byarangiye ubona arahageze noneho man uzi ikibazo cya danje kiba hariya ibintu bita isubiracyaha urabizi yego isubiracyaha nicyo kintu cya mbere kibi kibaho urabona nk'uko nguko nsubikiye umwaka uko nsubikiye umwaka nyine hari ubu usubikiye nk'imyaka 5 noneho we kandi ubundi usubikiye umwaka uzibona nk'ubu ngubu wowe n'uwo muhungu mufatanye mu karwana ahita nirukanka uzima mu nakwirukanka muramutse mukomerekanyije umwe akagira nk'igikomere cyangwa mukangirika cyangwa umwe agapfa muri mwe muri kurwana iyo kesa ntiri bunsige ngomba kumanukana namwe uri kumva tugomba kumanukana ngasobanura uko byagenze cyangwa gakora iperereza bakareba ko nta rimbirimo noneho rero nguye muri ibyo bintu mfite n'uyu mwaka usubitse uyu mwaka nibankatira ibyo bintu byanyu n'uyu mwaka ndawuheraho mwana niyo nawe nsigaje iminsi 2 ngo nkurangize ndahita nkutangira A0 mpite nkukora niyo mpamvu hagize abantu barwana nahita niruka ubu kwigengesera bisaba kwitonda ugatuza none hari umuntu ujyayo afite nk'imyaka 5 isubitse wenda imyaka 5 isubitse yarazize nk'ikintu cya danje noneho ukazira bwa kabiri kurwana mu kabari biraho mwana iby'ubugoryi icyo cyaha ntibagitorera gukubita no gukomeretsa nta tolerance ubundi bamo oya bibaze Jay Polly noneho icyo gihe sasa icyo gihe iyo bakumanuye ukaburana bagasanga biraguhama ya myaka 5 niyo waba warusigaje ukwezi kumwe ya myaka 5 uhita uyiheraho urumva noneho hari igihe urangiza iyo ufite isubitse warakoze isubiracyaha hari igihe urangiza cya gihe ukatiye warukatiye nk'amezi 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa 6 noneho iyo uyarangije usohotse ujya ahantu hitwa muri grefe naho ujya gutanga imyirondoro n'ibiki byose urangije uburoko bwawe kwa grefi bajya muri systeme iyo bajya muri systeme bagiye kukuvivura yuko ushoje bagukora muri systeme bahita bakubitana n'aya myaka isubitse bagahita bakubaza sha imyaka nitwe tuzayikora nayo gahita ngwiyihese uyitanirimo sha urabona wowe turi bugikore twebwe urabona dusha twari icyaha twakoze bro uhita usubira mu kigo hari abantu biba byarangiye bro hari abantu biba byarangiye ukabona baragarutse cyane yanatashye uwo muntu ahita yiheba niyo mpamvu man
ikintu cyitwa icyaha buri munyarwanda kigendere kure bro. None se AB ndi kugenda nsatira umusozo gufungurwa nabyo ni indi nkuru. Gufungurwa ubundi ni ubukwe. Bibaza ko gufungurwa ubundi biruta ubukwe. Ikintu cya mbere kibaho kuri iyi si gishimisha no gufungurwa. Na kibi kibaho no gufungwa. Bro, gufungwa ni ibintu bya danje mwana. Bya danje binateye ubwoba. None se ibintu bavuga ngo abapede ibiki ngo ubutinganyi bukiba muhari. Ubutinganyi ntabwo bwigeze gushaka kwaduka barongera barabuca. Buzamwe na filime yari yinjiye mu kigo nasobanuye mwana nari nyizize. Hari ahinjiye filime yitwaga ngo Dark Desire n'indi yitwaga Sex Life. Ni filime nari narasobanuriye hano zimeze nk'izirimo ibishegu bikeya. Zigeze hariya abafungwa barazikunda barazireba barazikunda. Noneho haza kugaragara ubutinganyi bukeya. Bavuga ko ari izo filime zabuteye. Ariko hari ubutinganyi. Man, hari abantu bicara bazi ngo hari abamo ubutinganyi ngo bweruye. Kuko n'abantu bajyaga bambaza ngo hariya se ngo nta butinganyi. Ngo nta muntu ngo wagusabye se. Akoshabaze nk'icyo kintu mwana. Ndangije abasobanurira nta butinganyi bamo hariya bro. Ni nka kwa kundi ingeso ibaho. Nk'umuntu umwe urabona mu bantu benshi ntihaburamo ingeso, umuntu ufite ingeso mbi. Hagaragara ubutinganyi. Icyo gihe barampamagaye barambwira ati sasa rero wowe dore ibintu uri guteza hano. Tugiye kuguhana hariya haba kasho yikoze icyaha bagushyira mu yindi kasho. Ndababwira nti mwababyeyi mwe. Filime nazisobanuriye hanze mu gihugu, hano bahita mu gihugu. Bo imagine ko kiri hari ikindi gihugu. Hano ni mu gihugu. Akobiri Mageragere n'umurenge mu mirenge igize Nyarugenge. Numva ndababwira nti nazisobanuriye hanze uko zinjiye simbiza bwo mubazo uwo wazinjije nuko yazinjije n'abaziplayinga nuko byamvuye ariko byari bari bagize ngo wasobanuye. Bari bazi ko nazisobanuriye hariya. Ndaga ninge zinjiye ntazi uko zinjiye. Nizo nasobanuye kera. Ariko bro hari ukoze icyaha mana bari dega ya danje. Urabizi ko ukora icyaha mo hariya. Urongera ukaburana bundi bushyashya bakanagukatira n'ibindi bihe. Nibyo byabaye kuri Gisa cy'inganzo kera. Byamubayeho kumubaho. Ari yarangije igihana yakoze iki? Atagira case ya telefone. Hariya baraguhana man. Hariya baraguhana ko hari n'umuntu wakubise agatebe umundi kuzuru hano. Amumene igufa rya hano. Ubona hari mu ngi. Kuvuga ngo ushobora gukorera icyaha mo hariya ukakiburana. Oya, ntabwo kiburanira hariya. Uburana bisanzwe nk'umuturage man usanzwe. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze icyaha bahita bahamagara RIB ikaza ikagutwara. Aho ubusubiye aho ngaho uru RCS na RIB. Icyaha cya mbere uru RCS icyo cyarakoze uru wa RIB. RIB ikagenda ikagukoresha statement n'ibiki ukajya no muri parike utahama aho ngaho. Bagakubura niba ari ukatiye imyaka 10 icyo cyaha ukakiburana cyaguhama ugakatirwa n'indi 10 nanone wenda. Ubwo ni ibyaha bibiri imyaka 20 ukayikora. Niyo mpamvu buri muntu wese afite kwitonda cyane abantu birirwana n'udukobwa kobwa tubebe tw'utwana dutoya. Abana bato b'abakobwa man viole ni icyaha kiri serious kandi gihanirwa ibihano biri serious bro. Byanyabyo byo kugendana n'udukobwa mudukorakora. Viole ni ikintu wasanzemo cyane abantu. Ntago hariyo abantu benshi. So kuvuga ngo hari abantu benshi. Ahubwo nyine ni icyaha abariyo. Mani bahanwa bya danje. Bahanwa bya danje ku buryo ebana no gukorakora umukobwa ni viole. Shimisha mubiri. Kandi imyaka barayigukatira. Niyo mpamvu jala nubona umukobwa utujuje imyaka. Abantu bazi ko ari bimwe bya kera. Kugendera kure. Mani urahunga. Ngewe no niyo ndi kugera mu muhanda ndi kugera n'amaguru. Nkabona nteganye n'umukobwa nkabona asa n'utujuje imyaka. Ntambo ku muhanda nkahita caye epfa n'akazamu. Nawe warahabye. Ndi kugira ngo namwe muhabe. Nukuri niba hari icyaha niba hari icyaha nifuza ko buri muntu wese yahaba. Icyaha cya viole. Viole man. Kandi none si viole yo ngo ya sirimineri gusa. Na siri majeri. Umukobwa ukuze. Siri majeri ziraba cyane. Umukobwa ukuze cyane. Nako urengeje imyaka. Kumufata ku ngufu ntibibaho man, ntibibaho arakurega bakagufunga. Kandi anafite n'abana n'iki cyangwa se ari no mu mama n'iki. Niyo mpamvu icyaha cya viole abantu bagomba kugihunga. Bakigendere kure. Bisha wabonye byinshi. Nabonye byinshi mwana. Wabonye byinshi. Wenda sinabonye byinshi nkumaze y'imyaka 10 cyangwa ingahe. Ariko nge buriya niyo mpamvu navuga ati nk'umunyarwanda wese bajya bamufunga amezi 2. Afite utuntu twinshi yakwiga. Nk'ubu nge mfite ibintu byinshi cyane nize abantu batarafungwa batazi. Kuko nk'ibijyanye n'ibyaha n'ibihano byo ibyinshi ndabizi. Byinshi urabizi neza yuko ushobora guheza umuntu irindazi ukabifungirwa.
irindazi si ubuhuguzi si ubwambuzi se ushukana se oya ntago bushukana ubwambuzi tu manu hari ibyaha abantu baba batazi ko ari ibyaha urumva ko nanjye nigeze kubona nk'amakese umuntu yibye igitoki inkoko cyane none se uzi ko biriya umuntu akakuguriza amafaranga ukayaheza mani ni impuha bakugiriye cyangwa nawe kuba atabizi ngewe ndakubwiza ukuri bitewe n'ibihano nzi aka kanya ngewe umuntu wampemukira naba nzi igihano akatiye yabigwamo cyane nzi ibimenyetso nashaka urumva nzi amakuru natanga ntawe ukampereza ibyanjye ku neza cyangwa ukajya kubihanirwa n'ibihumbi 10 babigufungira wabihejeje ubundi ubu ntare leta yacu nta cyaha na kimwe ikeneye mani bakeneye u Rwanda rutarimo ibyaha na gatoya tu kandi bizakunda bitewe n'ukuntu ibihano bikaze ibihano birasa abantu ntago bagikubitwa ko nabonye abayobozi muri RCS bamerewe nabi muri no minsi abayobozi bafunzwe bazira gukubita umuntu si ibya kera ni ibya kera nyine ndi kubaza niba ubu byararangiye byarangiye nta muntu ugikubitwa ari mbere mu gihe cya mbere barakubitwaga abana abafungwa barakubitwaga na bagenzi babo barabakubitaga ariko ubu wibeshye ugakubita urushyi mugenzi wawe sha nyine n'ugukubita no gukomeretsa ari bihitiza statement parike urukiko bahita bongera bakumanura aho barutuye n'ukujya guteranyaho cyane bahita bateranyaho hariya nta byaha bibamo uragenda ukaba umwana mwiza nanjye nawe umwana mwiza uraciringa hari ukaba umwana mwiza ibintu byo gufunga umutwe abantu urabireka ukoroshya ibintu ariko nasanze kuri iyi si ariko bigenda reka nguhe urugero nk'ubu ngubu mfunze umutwe ukambwira nabi dushobora kurwana noneho kurwana hagati yanjye nawe havamo imyaka y'igifungo cyane ariko se nkwihoreye nta kintu byabyara byarangira gutya ngo silence karume tu ubundi wicecekeye nicyo gereza yigisha kandi guceceka si nicyo kintu nasanze man ngewe umuntu yaramenyeraga w'umuharapi urumva ibaza akazasanga nihagarariye akaza akakubwira ati ahantu uhagaze ntabwo wemewe kuhahagarara hari ahantu hatemewe guhagarara nka hafi y'umuku umutekano ahantu bita ku mutekano haba ariho bakemurira ibibazo byose kuhahagarara ntibyemewe none iyo ugiye utabizi urahahagarara bakaza bakagufata ahubwo ati hano hantu ntago uzi ko bitemewe kandi ubona nta cyaha wakoze nyine byarangoye kugira ngo nakire ibyo bintu ariko gake ugenda ucilinga bro uracilinga ukaba umwana mwiza umutwe ukawushyira hasi ukiyoroshya ariko sinzongere gufunga oya ntibikabe kandi koko iyo terima igivugwa ngo umuntu ngo wafunze bwa mbere ngo abafunguye imiryango ngo buri munyarwanda akatiye imyaka 5 niyo terime bakoresha hari uzakora ukwezi kumwe usohoke ariko azaba asikaje amezi imyaka 4 n'amezi 11 amazina nzi ya hariya ni Madrid Katari Magre hari andi amazina nayo nahasanze nta nubwo akoreshwa reka amazina ntago akoreshwa nayo n'abantu bahano bayahimba ahubwo banza ari abantu bahano bayahimba uko ayo mazina noneho hari izina nahasanze izina ryitwa Ishumi Ishumi uzi cyari cyo Ishumi ni umuntu mwakoranye icyaha muhuje dosiye mu gihe twe tuzi ngo Ishumi ngo bari iniga yawe so uzi hano ko Ishumi bari umuniga Ishumi ni so muniga ngo ni Ishumi yawe ubundi Ishumi ni umuntu muhuje dosiye reka nkwereke nk'ubu ngubu bagufatanya urumogi ugahita untanga ati dore ibi ni urumba mba ndi Ishumi hano Ishumi kuri dosiye man iyo kesi biremereye nuvuga ngo uko waburana kose urumva abantu bose bakubwira ati ukoresha uko ushoboye wowe ibyo birakemuka ari uko Ishumi yawe nawe yemeye icyaha ubwiza Ishumi yawe yo yanze kwemera icyaha nawe birakuvuna man niyo mpamvu nyine bavuga ngo Ishumi kuri dosiye nimbi yego uburiya nufatwa sibyo hariho Ishumi yawe irengana aho kugira ngo uzamwemera akomeza arengane uzamukuze kuri dosiye ni yawe izoro usigara uburana ubu cyane uwumwe ubundi ni fresh ariko iyo kuri dosiye hariho amashumi hari nk'iyo usanga ari nka dosiye y'Ishumi nk'ubwo bupete nakubwiraga ni 5 ntibadohorera umwe rero kandi n'undi muhuje icyaha nuvuga ngo niba mukatira 25 nawe bagomba kuyigukubita nibasanga utabirimo cyane bakorohereza bagukubita nk'icumi cyangwa ingahe ariko ntiwaba umwere ufite Ishumi ufatanya cyaha bwo buza ntiwaba umwere ufite intuzi Ishumi rero Ishumi ya hariya numwakoranye icyaha cyangwa muri kumwe mu cyaha kimwe ntago ari iniga yawe bivuga ngo Jalas ni Ishumi yanjye ntabyo kubikora okay ntacyo AB ari mu gihugu nabonye hari imishinga ufite itandukanye dusoza nabonye nagiye mbona ukora
tuwa kuri televiziyo zitandukanye ubivugaho sinzi niba hari ikintu wabitubwiraho numvise mbere y'ikiganiro mbwira ko byanarimbanyije ya ni ishuri urabizi nakoze ibintu byinshi nakoze amafilme nkora imiziki nkora amadvert nkora ibiganiro n'ibiki byose ariko byose byabaga bifite ahantu bihuriye na entertainment so rero uwo musanzu ndashaka kuwugeza ku banyarwanda nakoze ishuri ni ishuri rya production ku mpande zose production ya video ya audio no kwiga ibikubiyemo byose harimo multimedia harimo piano harimo gitari harimo audio production editing directing acting photography na graphic design ibyo byose biri muri iryo shuri umuntu wese ukeneye kwiga azaza atugane tumufashe kwigisha nuvuga ngo ibyo bintu kuko nabinyuzemo nibyo nabayemo niko kazi nkora kugeza n'ubu ndifuza kubigira nkuko uyu muhungu we uyu yagira izindi nshingano akajya handi ugahita umamagara ukambaza se ufite umunyeshuri aho ngaho urangije uzi ibintu nkahita muguha ukamuha akazi ni ishuri nzajya mfasha abanyeshuri barangije kubona akazi mfasha abanyeshuri bagiye kurangiza gukora stage ko nzajya ntanga na stage ni ishuri rya fresh nashinze mfite ibikoresho bihagije so ubwo rero buri munyeshuri wese wumva wakwifuza kwiga ibijyanye n'ibyo ni ibintu ntari nzi ko bigira n'abanyeshuri benshi ubu ngubu hamaze kwiyandikisha abanyeshuri benshi bashaka gutangira ishuri rero ryararangiye byari bigoye man ni ibintu bihenze jarasi ni ibintu bihenze byatwaye umufungo mwinshi nubwo ngikeneye n'undi ndacyakeneye n'undi n'abaterankunga nibaboneka cyangwa se abafatanyabikorwa baze dukore ariko ebana ni ishuri rifite ibikoresho byinshi rero hano mu Giporoso hafi no kwa Guinness hariya ni sawa cyane nafashe ahantu hanini hisanzuye abantu bazajya babona ko bashutinga bakitinga hafite n'amajaride manini nyine bazajya bakoreramo nkeneye abanyeshuri benshi ko mfite bahe nimero baze kuguhamagara mfite wish yuko nazayigira university mu gihe kiri imbere ya multimedia yego nimara gufatisha na leta yanteye inkunga n'abaki bamfashije nabonye impapuro zihagije so umuntu ukeneye kwiga arahamagara 07 930 844 94 cyangwa hamagare nimero ya iyo ngiyo niyo y'akazi cyangwa hamagare nimero yanjye nyirubwite 07 8 6 9 16 8 ubundi baze bige kabisa nawe ariko uzaze wiga harimo n'itangazamakuru man nazada abantu bazaze bige n'itangazamakuru no kuzana wa mwana akiga gitari ndashaka kwiga gitari mugisha kakana njya kakana man mfitemo na producer bigisha amantuze muzike cyane na vocal no bakana traininga n'abaririmbyi n'ibiki aho bazasanga abaririmbyi banje abo bose usanga uzi bazaza kumfasha ni ibyo karakana kazi kuririmba man karakana kazi kuririmba nese ko mutagafasha oya tubirimo mwara muri ibyo mubirimo uzi interview ya mbere y'uwo hano nayibone akubwira impamvu twabanje kurwana n'iby'ishuri kugira ngo tumukure ahantu muhanzi w'umunyeshuri neza uretse nyine gusobanurira kurana tumeze neza tumugira ahantu hameze neza icyo kivaho kumwimurira ishuri icyo kivaho ubu rero turi kuri ntuza y'ukuntu projet zo noneho zakorwa ariko urumva uriya mwana afite talent ya danje azabo wa danje ni akamashyamba shamu bazamurwanana n'amashyamba n'uriya ntibamuhereza utabuzitonde ni hamwe imiziki zari kujya indirimbo muhitamo umutsimba muhitamo muhisha nko mu gikarito kugira babwira ibi ngibi yakoze video zirenga 100 ibyo babwira arabizi amashyamba nahuye nayo nibi byose nyuramo nayo mashyamba mba ndi kurwana nayo mba mfitiye ubwoba buri muntu wese ugiye kuza man ngiye nsigaye ntinya abantu cyane nsigaye ntinya ikiremwa muntu mu minsi ishize narwaye umutwe ngumara na mezi 6 ndivuza bro ndivuza za CHK za yose ndivuza ngera no muri Kenya man ndivuza baburi ndwara birangira ngiye mu banyamasengesho hari iminsi koko akunda gupostinga anyuze mu maskana mu biki byose ni ibyo ngibyo nari ndimo man namaze amezi 6 yose guhera umwaka ushize mu kwa 12 kugeza mu kwa 4 k'uyu mwaka mbere yuko mfatwa ubundi navuye muri ibyo byo kwivuza mpita njya muri gereza kabisa ewe mwaka nawe ari uwatanje bro ariko naho nzajya mugani wa cyaje uyu mwaka kabisa umwaka uranyemeje uragukaramba mama ndi gusaba Imana ubu ngubu impe gutuza mani ngira umutuzo yego reka nsoze gushimire cyane ku mwanya wawe waduhaye ntabwo biba byoroshye
ufite utugahunda twinshi cyane ariko ni fresh kuba wemeye kutuganiriza ukadusangiza ku buzima bw'epfiriya mu gipangu Madrid urugendo wanyuzemo ntabwo kubivuga hanini ntekereza ko hari icyo umuntu akuramo abwirwa benshi akumva beneyo kiramo n'inyigisho sinzi niba abantu bajya babyumva nk'iyo ndi kuganiriza abantu ibyaha n'ibihano bangira ngo bagire icyo batoramo yego abwirwa benshi akumva beneyo ubwo uwo biri bugire icyo bifasha ni fresh ariko nanone n'uwo bitagira icyo bifasha nawe ntaribi yikomereza nawe yigumire gutyo bazamufunga azabona uvuga batarabona nta mikino uzana ibintu byazagarazagara bireka ngushimire merci beaucoup wakoze cyane nawe wakoze